Tariki ya 14 Nzeri duhimbaza abatagatifu Taurini Dufrese umwepiskopi n'uwahowe Imana, Materini umwepiskopi, Rosura umubikira n'uwahowe Imana. By'umwihariko kuri uyu munsi wa 14 Nzeri, Kiliziya ihimbaza umunsi mukuru ukomeye mu mateka ya Kiliziya, umunsi twibukaho ikuzwa ry'umusaraba mutagatifu. Ku ngoma y'umwami Heraclius ahagana mu mwaka wa 614, abaperisi bafashe Yerusalemu. Mu miryango yabo batwara igice kinini cy'umusaraba mutagatifu cyari cyarahasizwe na mutagatifu Helena nyina wa Constantine. Heraclius ahigira kuza ugarura i Yerusalemu. Heraclius uwo yari umwami wa Constantinople, abanza kwibabaza cyane no gusenga Imana ngo izabimufashemo. Nuko atera abaperisi arabatsinda. Bamugarurira byinshi bari banyaze, bamusubiza n'umusaraba mutagatifu. Agerageje kuza uhetse ubwe uramunanira rwose. Nuko Zakariya wari umwepiskopi i Yerusalemu icyo gihe aramubwira ati, iyambura imyambaro yawe y'ubwami, wambare iy'abakene n'abaciye bugufi nk'uko Yezu yambaraga, uri bubushobore. Nuko abigenza atyo, umusaraba urakunda uramworohera, awugeza kuri Karuvariyo. Bavuga ko Imana yatumye haba n'ibindi bitangaza byinshi byo kwemeza bose ko uwo musaraba ari wo Kristo yadukirishije. Uyu munsi mukuru Kiliziya yawushyiriyeho kwibutsa icungurwa ryawo mu baperisi. Jya ukunda umusaraba wose Imana iguhaye.
Abandi batagatifu bizihizwa uyu munsi: i Televi mu Budage turahimbaza mutagatifu Materini, umwepiskopi yigishijwe na mutagatifu Petero intumwa, nyuma ajya mu Bubiligi no mu Budage kwigishayo. Muri Afurika turahimbaza mutagatifu Rozura na bagenzi be bahowe Imana ahagana muri 300. Mwabiteguriwe kandi mubigezwaho na komisiyo y'itumanaho ya Paroisse Crete Congo Nil. Murabyumva mu ijwi rya Andre. Mugira amahoro.